intore turi ibisubizo, intore ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. tubahaye kare ndabona mwana mwigiye icyo kugira nyakubahwa meya se mutifu mamuri yacurukiye mutifu wa Kinondo nawe nahaguruke witwa Mary n'abasubiza amwe matsinda yanyuze hano mbere yanyu yagiye agira nuko bafatanya bakagira n'ibikorwa bisigara bifasha abaturage kwiteza imbere nabo ni mufatanya Bwana Gasana iki kigo ko namugiza kandi murashoboye turabona n'ubushobozi tubaza n'ubushobozi namwe muzabigira icyambere rero nifuza kandi kubaha ikaze mu karere ka Burera mu ntara yacu y'Amajyaruguru turabizi tudashidikanya ko muzahagirira ibihe byiza mukagubwa neza nabonye ko muri ku kiyaga n'amahugurwa arahari hari siporo muzakora hari n'ibiganiro muzahabwa byose ntibizakora icya kabiri rero no kubifuza umwaka mushya mugihe turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 turifuza ko uyu mwaka wazatubera umwaka mwiza twese hamwe kabisa dukore twiteze imbere duteze imbere imiryango yacu tuzahungiremo n'ibyiza byinshi kuko rero muri abantu bakorana natwe bo mu nzego z'ibanze umunsi ku munsi hari ibintu bimwe na bimwe biteganyijwe muri uyu mwaka twatangiye benshi ndabona ari urubyiruko turifuza ko muzagira uruhare rukomeye mufite amakaramu mwandika mu kwezi kwa kane uyu mwaka twatangiye kwezi kwa kane tuzibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi imyaka 30 ariko turacyafite ikibazo nk'uko imibare igenda igabanuka cyane bamwe na bamwe tukibona imfubya jenoside akenshi tukabibona no kuri social media hakabamo n'urubyiruko nk'ubu bavutse nyuma ya jenoside nk'ubu rero ikoranabuhanga turifuza ko mwagira uruhare mu kunyomoza abo bagifite ubumuga kandi ntabishobora ntabwo bigoranye mpamvu mvuga ko bitagoranye aya masomo muri buherwe hano nimuyakurikire mukayakurikira mushyizeho umutima muzamenya amateka nyakuri y'igihugu cyanyu ariko muzanarenzaho musome mwegere amakuru mumenye amateka duhereye ku mateka y'aho dutuye tumenye uko jenoside yateguwe uko yashyizwe mu bikorwa abayigizemo uruhare bityo bidufashe kunyomoza n'abagifite uwo mugambi wo guhangana no gupfobya jenoside icyo kirashoboka twese tubigize uruhare social media bifashisha ibyo n'ibintu byanyu rwose ibyo murabisobanukiwe uburyo mwayikoresha mu buryo buri positive mu buryo bwubaka ikindi gikorwa cya kabiri Kigali dufite uyu mwaka nifuza ko nacyo muzakigiramo uruhare ndavuga iby'ingenzi kuko uyu mwaka turawuteganyamo ibikorwa byinshi mu kwezi kwa karindwi tariki enye nabwo tuzizihiza ku nshuro ya 30 imyaka 30 ishize igihugu cyacu kibohowe aho rero nabyo urumva ni amateka akomeye tutagomba kwibagirwa tutagomba gusubiza inyuma twifuza ko rwose twese twagira ibirori bigari twese tubigize uruhare aho nabo rero turahabakeneye kuzajya uruhare mu gutegura icyo gikorwa ariko no mu
migendekere myiza yacyo. Ubwo ndabizi aho muri hirya no hino hari imikino yatangiye y'Umurenge Kagame Cup, amakipe yanyu ndabizi ko yabahombye muri iyi minsi mike, cyangwa nta nubwo bajyaga mubyita agapira bagatera n'ibindi, ariko harimo gusiganwa, kwiruka imirere miremire, gusimbuka, uko amarushanwa yose ateguye. Ariko ibyo birori ntimuzabitambe kandi muzadufashe bizagenda neza. Tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi dufite iki? Amatora ya Perezida wa Repubulika ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Aho rero muzabigira uruhare, ari mu kuyategura ndetse mwanashoboye no kuba mwakwitoza rwose mwakwiyamamaza, ntamwe mugahagararira ari uguhagararira urundi rubyiruko, ndetse amategeko nta nabakomera rwose mukiyamamaza kuri iyo myanya yose, birashoboka. Ariko kwitegura neza icyo gikorwa ni ugufatanya tugasubiza ibibazo abaturage bahura nabyo, harimo ikoranabuhanga. Tumaze iminsi dufatanyije na RISA n'izindi nzego, abaturage bagezwaho smartphone. Ibyo murabizi none hirya no hino mu mirenge, mu tugari, abaturage barahabwa telefone kugira ngo bidufashe mu kubona serivisi nziza kandi yihuse. Ariko turacyafite imibare minini y'abaturage bataramenya gukoresha smartphone. Aho rero niho mugomba kudufasha kugira ngo za serivisi bajyaga gushaka bagatonda imirongo bajye babasha kuzikorera. Serivisi zo ku irembo n'ibindi babashe kuzikorera, aho kugira ngo bafate umwanya muremure ku murongo, byose bajye babasha kubyikorera kandi byihuse. Ubwo nidufasha gusubiza ibibazo by'abaturage, tuzaba dufashije no kwitegura amatora neza. Aho rero ingufu zanyu zirakenewe, ubwo mwageze mu ntara y'Amajyaruguru rero nasoza kuri ibi bikorwa bigari bidutegereje, nanababwiye ko hano mu ntara y'Amajyaruguru dufite parike nini, parike y'Ibirunga. Buri mwaka tugira gahunda yo kwita izina abana b'ingagi baba bavutse muri iyo minsi. Buri mwaka rero icyo gikorwa kizaba kibaye ku nshuro ya 20. Igikorwa gihuza abantu benshi, baratumiwe muri icyo gikorwa, kuko uyu mwaka duteganya gutumira abashyitsi benshi. Umuntu wese wise izina kuva icyo gikorwa cyatangira azaba yatumiwe. Tuzakira abashyitsi benshi, ariko tunazirikana ko ari igikorwa gifitiye igihugu cyacu akamaro, cyane cyane mu iterambere ari iry'ubukungu, ariko no kubungabunga ibidukikije. Aho rero niyo umwanya wo kubatumira, muzaze twifatanye muri icyo gikorwa kigari, kandi muzanadufashe mu kukimenyekanisha hirya no hino twifashishije rya koranabuhanga natangiye mbabwira. Aho twarimo tuvuga ku bikorwa bigari biteganijwe muri uyu mwaka. Bwana Gasana mu kanya mu ijambo yavuze yababwiraga ku mpinduka zishoboka, reka wenda nabivuge mu buryo bweruye cyangwa busobanutse. Twateganyaga ko iri torero ryageza ku munsi wa 4 tukakora ibiganiro bya nyuma, ku wa 5 tugasezererwa mugataha. Ariko kubera igikorwa gikomeye nk'uko yabivuze, inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe gutangira ku munsi wo ku wa 2 gutaha, kandi twifuza ko mwakurikirana kuko harimo impanuro zikomeye, harimo gahunda zikomeye. Twifuza ko mumenya aho igihugu cyerekera, twifuza ko mubikurikirana mutuje muri hamwe. Kubw'ibyo rero tuzagaruka ku munsi wo ku cyumweru saa 10 tuze tubasoreze wa mbere, musubire mu miryango yanyu kugira ngo mwitegure gukurikirana umushyikirano
ngo ku cyumweru tuzaza tubasoreze, ariko dusaba ko nyine kuwa karindwi mwakurikirana. Izo mpinduka rero ziratuzanira iki? Ziravuga ko tugiye gukora cyane. Bya biganiro twari kubona muri iyi minsi yose tugiye kubibona muri iyi minsi mike. Dukore umunsi n'amanywa. Biradusaba imbaraga ariko birashoboka. Gutangiza rero ndabasaba rwose gukurikirana, mukoresha izo mbaraga. Abenshi ndabona muri urubyiruko mukoresha imbaraga zanyu kugira ngo mwumve inama muzaherwa hano. Hari inyigisho tuzabona ku mateka n'umuco w'igihugu cyacu. Ni ngombwa ko tubimenya nabyo, tukamenya amateka, tukamenya igihugu cyacu. Muzabona ibiganiro babwira kuri politiki zitandukanye z'igihugu cyacu, muzabona ibiganiro bitandukanye birebana n'ikoranabuhanga kuko ni nabyo mubamo. Ariko ibyo biganiro byose nk'uko mbibabwiye ko ari mu gihe gito, ndifuza ko rwose mwashyira mu mutima, hanyuma mukaza tugafatanya gukemura ibibazo duhura nabyo umunsi ku munsi. Ibyo bibazo nabyo biroroshye kandi dufatanyije twabikemura twese. Bamwe nzi ko bamaze igihe, abandi yego ni bashya, ariko ibyo bibazo impamvu mvuga ko bidakomeye, dufatanyije twese twabikemura. Hari ibibazo bigaragara mu gihugu hose, ari ibireba abaturage n'ibirebana n'urubyiruko, urubyiruko mubana narwo cyangwa se bagenzi banyu, barumuna banyu. Icya mbere kidukomereye, mbibabwire nk'umuntu nanjye uba mu nzego z'ibanze, icya mbere kidukomereye muri iyi minsi ni ikibazo cy'ubusinzi no gukoresha ibiyobyabwenge turi kubona mu gihe. Ibyo bintu ni ibintu bishya by'umwuga w'indangagaciro, muzabikurikire mwitonze, hanyuma munave hano mufashe umwanzuro w'ibyo bigiye kudufasha kugira ngo urubyiruko rwacu rwe kuducika runazwe n'ibiyobyabwenge, runazwe n'ubusinzi bukabije. Noneho hari inzoga z'inkorano nazo, umujene w'imyaka 25 hari inzoga z'inkorano rwose, ukajya kumubona ukabona udutama twabyibwe twahishije ukagira ngo yabaye bwaki. Ntabwo twadutegura rero ejo heza h'igihugu cyacu dufite urubyiruko rwangiritse, dufite urubyiruko ruri mu biyobyabwenge, dufite urubyiruko rudakurikira gahunda z'igihugu, dufite urubyiruko rurangajwe n'ibyo byose aho gufatanya n'abandi mu kubaka igihugu. Aho rero turifuza ko nimuva muri iri torero, inyigisho muzamwaboneye hano n'ubumenyi muzamwaboneye, muza tugafatanya tugakemura icyo kibazo. Ikibazo cya kabiri kidukomereye nacyo kitari kure y'ibyo ngibyo, ni ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi mu bana. Ahenshi usanga hari n'imyumvire. Tubabwiye nk'aka karere turimo ka Burera, murabizi ko bamwe abenshi muri abo mu majyepfo y'Uburasirazuba, ariko tuhereye n'aha turi Burera, ni ingero tubona mu gihugu cyose, usanga tugifite ibyo bibazo. Kandi aka karere kari mu turere tweza cyane, keza byose, kakorora, tukagira umukamo uhagije, tukagira amagi, tukagira byose, ariko ugasanga kubera cya kibazo gikomeye cy'imyumvire, amata ababyeyi barakama litiro 10 zose zikajya ku isoko, ntibibuke ko bafite umwana mutoya nawe ukeneye kuba yabona bizamurika, bigatuma duhora muri icyo kibazo. Inyigisho muri bukure hano rero muzaze twunganire twese, dushyiremo imbaraga zidufashe guhashya icyo kibazo. Icya gatatu ni ikibazo cy'isuku. Isuku nke cyangwa se umwanda, ku buryo niyo dusuye ari ibitaro, ari ibigo nderabuzima, usanga aricyo kibazo bakira indwara zikomeye, ari indwara zituruka ku isuku nke n'umwanda. Ibyo bibazo usanga bihari.
aho rero naho hakenewe ubukangurambaga bukomeye, ubukangurambaga bukomeye kuko ahenshi usanga atari uko twabuze amazi, atari uko habuze ibindi bikoresho by'isuku. Rero reka nivugire mu majyaruguru tugahura n'abagabo bakava mu murima akajya gufata agacupa ku kabari atakarabye, urumuri rugera hejuru, umugabo n'uwakoze bagomba kugaragaza ko avuye mu kazi. Nyuma gufata agacupa n'ibyo akajya mu buriri ati nzogeje rwose. Uwo mwanda rero ugenda n'umuco tugomba gufatanya tukagaragaza ko ari kandi atari ku mubiri gusa no mu bindi byose dukora. Turi haba mu kintu cy'ubushera tegura umwanda dukora, tukabona nk'ubukwe, tukabona abantu bose batashye ubukwe bose bagiye kwa muganga rero umwanda bategura ni ubushera mwabuze imana ubushera mwabuze tukabona bose bagiye kwa muganga. Isuku rero ni ahantu nawe dushobora gushyira imbaraga tugafatanya. Isuku tuyikeneye, twaba dukeneye byinshi, hari byinshi twafatanya, ariko reka nsoreze ku kibazo dufite cy'amakimbirane. Iyo turebye amakimbirane mu miryango birazana ibibazo bindi byinshi bishamikiyeho. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ni amakimbirane umugabo n'umugore bakimbiranye. Abana b'inzererezi abenshi tuganira impamvu bagiye mu muhanda usanga bishamikiye amakimbirane bari mu muryango wabo. Abana benshi bata ishuri dusanga ikibazo kiba gishamikiye aho ngaho, kiba gishamikiye amakimbirane ari iwabo mu muryango. Ubukene y'amakimbirane ari mu muryango usanga ingo zidakora, bagahora muri ibyo gusa, amakimbirane, gushyamirana, bya bindi by'igwingira nahoze babwira, n'amafaranga nababwiraga y'amata ugasanga ntagiye mu bikorwa by'iterambere, ahubwo umupapa arayafata agahitira ku kabari yibuke ko no mu rugo hari ibindi bikenewe. Aho hose rero turabifuzaho ubufatanye kugira ngo dufashe mu bukangurambaga mwifashishije ikoranabuhanga, dufatanye ibibazo byose bikemuke. Soza rero ndabifuza kuya tuzava hano muri intangarugero, urubyiruko rw'intangarugero mu muryango nyarwanda. Aya masomo muri bufate, muri mukurikire bose azabafashe kuba intangarugero, nimusubira hirya no hino mu tugari, mu mirenge, bizagaragara ko koko muri ntore muvuye mu kigo cy'ubutore dufite indangagaciro muzi kirazira. Nta ntore yagiye muri ruswa, sibyo? Yagiye muri ruswa rwose ibyo nta ntore icunga nabi umutungo w'abaturage. Iyo tuvuga leta ni abaturage. Nta ntore itanga serivisi mbi. Iyo mvuze serivisi mbi ntimugire ngo bitandukanye kure na ya ruswa narivuze. Akenshi kwima umuturage serivisi usanga na ruswa nyinshi. Ari umuntu ushaka agasiragira uyu munsi musubizeyo, utanamubwira impamvu asubiyeyo, tuzagaruka ejo, hagamijwe iki? Kugira ngo uko nabyita kose ari ababyita ngo ni umuti w'ikaramu, muri burera baravanga ni agasururu, uko wabyita kose agaciro muri bivanye hano
tujye hano muri intore kuko bigaragara ko bisobanutse muzi icyo gukora kandi mwiteguye gufasha igihugu cyanyu mu iterambere. N'abatabashije kuza numvise imibare ingana Pascal yaduhaye, hari abagera ku ijana numvise bashobora kuba batarabashije kuza. Inyigisho muzakura hano rwose nabo muzaza bagezeho kugira ngo nabo bajye ku kigero cyabo. Ndangije rero mwifuriza kuzagira amasomo meza tuzakurikira umutima wose no kuzashyira mu bikorwa inyigisho muri uzahabwa muri iyi minsi mike inyuma ari hano kugira ngo twese igihugu aba rero kuko Pascal yari yabisabye batangije itorero ku mugaragaro, ariko yifuza no gufata umwanya niba hari abafite ibibazo, ibitekerezo n'inama batugira ko baziduha mbere y'uko twabareka bakubona ikiganiro cy'imikurikire. Murakoze cyane. Shimira tubashimire. Tuzazikurikiza inama mutugira, aho tuzajya hose tuzazikurikiza.